Mpaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mpaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijamba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana, juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba, taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mpaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mpaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mpaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mpaka shamba letu. Abateze amatwi ikiganiro Mpaka shamba letu turabasuhuje, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe uruhare rw'ishyirahamwe ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ASETER mu guteza imbere ubucuruzi bugamije amahoro. Muri iki kiganiro murumva uburyo iri shyirahamwe ryafashije abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kunoza ubucuruzi bwabo ndetse no kubukora bafite umutekano. Muri kumwe na Solange ya none. Ni ikiganiro Mpaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Fidel Kanyamahoro n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ASETER arasobanura amavu n'amavuko y'iri shyirahamwe n'ubufasha ritanga ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ishyirahamwe ASETER ijya gushingwa ubundi inkomoko yaturutse kuri COVID-19 niyo hari icyorezo cyari kipangamiye ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mu by'ukuri byari ibibazo bikomeye aho umuntu adashobora kuba yagira ubwinyagamburo bwo kubaho. Ariko muri icyo gihe ubwo twahawe amahirwe yo gukora, twarebye uburyo twishyira hamwe. Muri uko kwishyira hamwe aho twaganiriye n'ibihugu by'ibituranyi, twakwambutsa ibicuruzwa binyuze mu matsinda twagiye twubaka muri icyo gihe. Muri ayo matsinda niho havuyemo ubwo bufatanye, ayo matsinda tukayita filiyeri. Ayo matsinda twayashyizeho ashingiye ku bwoko bw'igicuruzwa. Muri icyo gicuruzwa noneho dushyira abantu mu byiciro, bantu bakishyira hamwe, ibintu bikagenda ntawe biherekeje ariko bafite ahantu ho bahuriye baraza guhuriza n'ibyo bicuruzwa. Tuza kubona ko bitagarukira aho ngaho kuko ntabwo byari byemewe mu buryo bwanditse. Tuza gufata ingamba no gutekereza uburyo noneho cyaba igikorwa cyanditse kandi kikaba kizwi ku rwego rw'igihugu. Mu bihugu by'abaturanyi akenshi wasangaga umuntu ahohoterwa atazi n'inshingano ze, icyo ashinzwe, icyo agomba gukora, icyo we yemerewe n'icyo atemerewe. Haje kubaho ubuvugizi. ASETER igihe habayeho kubangamira wa mucuruzi hakaba habaho ubuvugizi bwo kugarura amadeni y'amafaranga ye baba baramwambuye, hakabaho kugera mu mupaka mu gihe yaba yafatiwe nk'ibyangombwa mu bihugu by'abaturanyi tukajyayo mu gihe yaba yafunzwe. Ibyo byose ni muri bimwe byatumaga iterambere rye ryiyongera no kwisobanukirwa ubwe. Gushishikariza abacuruzi gucuruza mu neza, ntiturebe ihangana rishingiye kuri politike z'ibihugu, ahubwo twe tukareba inyungu gusa z'abantu bagomba gukora kandi tukirinda igishobora guhutaza mugenzi wacu, ahubwo tukareba bya bikorwa. Urugero, niba bageze ku rwego rw'aho twebwe uwashingiwe dushobora kwambuka tukamuherekeza, haba habaye n'imyigaragambyo, abakongomani bakaba bafungira abantu bacu mu madepo bagategereza ko imyigaragambyo irangira,
ubundi bakabona bakagaruka. Icyo ni muri kimwe kigaragaza wa muco w'ubucuruzi bukorerwa mu mahoro ko batangiye kubyumva. Ni ikiganiro mpaka shamba letu. Nyuma yo kumva amavu n'amavuko y'ishyirahamwe ASETER y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, reka noneho duhe ijambo abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hari byinshi iri shyirahamwe ryabafashije kugeraho. Turabanza kumva ab'i Rusizi bemeza ko ASETER yabafashije kunoza ubucuruzi bwabo. ASETER yaduhaye amahugurwa. Ikindi ASETER yadufashije kubona ibyangombwa kugira ngo tube ishyirahamwe ryemewe ku rwego rw'igihugu. Mbere twakoraga turi platform ya Rusizi, Amani na platform y'Kongo bigakorana gutyo, ariko by'ukuri ntabwo bagiraga icyangombwa, basana gukora ibintu bitemewe. Ariko ASETER imaze kuza, ubu turi gukora twemewe n'urwego rw'igihugu, kandi twaragutse mu rwego rw'imikorere ku mipaka yose igize igihugu ari 12. Tumenyekanisha n'abakozi b'imipaka ndetse n'abakozi ba Rwanda Revenue uko imisoro itangwa. Niyo nkunga yaduteye amahugurwa. Byongereye gutero umutekano mu bucuruzi bwanyu. Byatumye ducuruza neza, dutanga imisoro. Ibyo kunyura ku mpande ntabwo bikibamo, imipaka ikaduterera tugatanga imisoro n'amafagitire. Ni ASETER yaduhuguye. Inzira za panya zaracitse, tuzigaye tunyura ku mupaka tugasora bisanzwe nk'abanyarwanda bemewe. Ikiganiro mpaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Nyuma ya Rusizi, reka tunyarukire mu karere ka Rubavu. Abagore cyangwa urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo babona akamaro ASETER ifite mu guteza imbere ubucuruzi bwabo ndetse no mu kubaka ubushobozi bwabo. Nitwa Mujabera Felicite, nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, umupaka Petite Barriere na Grande. Nkora ubucuruzi bw'imbuto n'imboga. Uburyo ASETER rero idufasha mu bucuruzi bwacu, twebwe iyo tugiye muri Kongo tuba tuzi ibyo tugomba kujyanayo n'uburyo tugomba kubijyana. Ko twishyize hamwe mu matsinda, tuba tugomba gufata uyu munsi amatsinda y'abantu 10 cyangwa 20 ararangura igicuruzwa iki akijyane ku isoko. Mu buryo bw'amatsinda nibwo ASETER dufashije gukoreramo. Kuko twacuruzaga mu kavuyo, badushishikarije kwishyira hamwe ducuruza akavuyo karangiye, ku buryo tugenda mu buryo bwa groupe. Kuko twakoze amatsinda ajyanye n'ibyo buri muntu akora. Niba ucuruza imbuto n'imboga, uyu munsi niba ujyana imbuto, ejo ukazajyana imboga, uba ufite umwanya aho ugomba kubijyana mu buryo bwizewe, nta rwasire ribuze kuba. N'ikibazo cyawe kinabaye hagati yacu n'abakongomani, turahora tukaganira tugafatanya kugikemura. Ibibazo bagiye bakemura, hari ubwo twaduga dufite amanyamadeni n'abakongomani, kugira ngo twishyurane bikaza kuba ari uburyo mu buryo bw'akavuyo, tugatongana, tugashaka no kuba twanarwana. Igihe cy'umutekano muke wari uhari muri Kongo, wasangaga abakongomani batatwiyumvamo. Ariko ubu ngubu uko biri bagiye badufasha kubikemura, nta kibazo kibamo cyane. Murakoze, nitwa Imana Warida. Hari n'ukuntu twajyaga twambuka, byaba ngombwa ko abakongomani bitambika ku bintu twambukije, yaba ari birajya mu Rwanda cyangwa birajya muri Kongo, tukabiyambaza bakadufasha kugira ngo ubucuruzi bwacu bugende neza. Mukomeje gukurikira ikiganiro mpaka shamba letu. Ni ikiganiro cy'ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi babukira mu ruhare. Tugiye noneho mu karere ka Nyaruguru, aho ni ku mupaka wa Kanyaruho, naho ishyirahamwe ASETER rihafite ibikorwa. Reka twumve icyo bungutse nyuma yo kwibumbira mu matsinda babifashijwemo n'ishyirahamwe ASETER ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nitwa Mukamuhirwa Feburoni. Mu by'ukuri baraje barabanza baraduhugura, batwigisha ukuntu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bagomba gukora, ko ari ugushaka icyangombwa ukagenda neza, tukirinda inzira za panya. Twacaga mu nzira za panya tukahahurira n'ibibazo bataraduhugura, bakatwambura. Abadamu buriya duhohoterwa kenshi, duhura n'ihohoterwa ryinshi. Ariko aho baduhuguriye batwigisha ko tugomba guca mu nzira ziboneye, tukajya duca imbere y'ibiro bakaduterera kashi, tukagenda i Burundi tukarangura, ubwo tukagaruka tukagenda dukomeza ubucuruzi bwacu mu masoko y'imbere.
ubwo baza no kuduhugura none bati nimwibumbire mu makoperative no mu matsinda. Nitwa Yakaremye Theogene. Asiteri yaraduhuguye mu bijyanye na mbere n'ihohoterwa twajyaga duhura naryo, tukabona uko aho twabariza nuko twabaza ibyacu mbega byangiritse. Ubwo rero yaje kuduhugura, iduha amahugurwa rwose. Mbere na mbere mwese yashaka kwega yishyira, ariko duhuriza hamwe mu makoperative, ukagira amafaranga ubonye ukagira ushyize mu isanduku ya koperative, ku buryo nawe wagira icyo kintu ukagera muri ya koperative ukongera kuguriza none ukakemura ka kabazo kawe, bityo ibikorwa byawe bigakomeza bigakutira. Ni ikiganiro mpaka shamba letu mukomeje kumva, turimo turagana ku musozo. Reka noneho duhe ijambo Jean de Dieu Musabyimana, umuhuzabikorwa wa PSF, ihuriro ry'abikorera ku giti cyabo mu karere ka Rusizi. Arasobanura akamaro k'ishyirahamwe ASETER mu guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Aranagaruka kandi ku cyo bungutse nyuma yo kugira ASETER nk'umunyamuryango w'ihuriro ry'abikorera ku giti cyabo. PSF isanganywe amashyirahamwe menshi, amasosiyasiyo akora ibikorwa bitandukanye. Kuba rero yarungutse asosiyasiyo nshya ya ASETER yita cyane cyane ku bacuruzi bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ni iby'agaciro kuko urebye PSF nk'urwego rureberera abikorera muri rusange, usanga ahanini abikorera banini kandi bakora ubucuruzi navuga bw'umwuga bwubahirije amategeko. Aba bato cyane cyane aba bambukiranya umupaka, hanashingiwe no ku bwinshi bwabo, ugasanga kubakurikirana no kubakorera ubuvugizi nk'uko bisabwa bidakunda, kubera ko usanga nabo ubwabo rimwe na rimwe batari biyumva nk'abikorera. Ariko kuba noneho ASETER nk'ishyirahamwe ribitaho ku buryo bw'umwihariko, ribakorera ubuvugizi, noneho ibibazo bisa n'ibirenze ubushobozi bwa ASETER akaba ari byo ASETER ishyikiriza urwego rw'abikorera PSF kugira ngo rubikurikirane, runabikorere ubuvugizi mu nzego zose bisabwa. Ubucuruzi rero bugamije kubaka amahoro ni bwa bundi bugomba guhora bwibuka ko bushyize imbere umuco wo gukumira amakimbirane aho yaturuka hose, kandi noneho n'igihe yaba yanavutse hakaba hari ingamba zihamye zo kuyakemura kimwe no kuyahosha. Ikibazo cyaba cyagizwe n'umuntu umwe gitandukanye n'ikibazo cyagizwe n'ishyirahamwe bahuriyemo, ku buryo no kugikemura ubwabyo ziba zabaye inyungu rusange kurusha uko haba hari gukemurwa inyungu z'umuntu ku giti cye. Abari bateze amatwi ikiganiro Mpaka shamba letu uyu munsi naha tugisoreje. Turabashimiye mwese abagize uruhare muri iki kiganiro. Turashimira cyane Jasmine Duhirwe, Christine Ndacyayisenga na Jean Uwamahoro bamfashije kugitegura. Nge na Solange aya none naho ubutaha. Mpaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mpaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana, juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mpaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International ARAT binyuze mu mushinga wawo wa Mpaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mpaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mpaka shamba letu.